Ashimwe bakristo badukurikiye, uyu ni wa mwanya mwiza cyane tuba tugiye kumva ijambo ry'Imana ku muyoboro Imana yaduhaye wa Bibiliya yacu. Imana yacu ishimwe cyane. Ndi munsi turaganira n'abakristo bagiye batandukanye, aho turi mu bihe byiza cyane twibuka twizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ni igihe kidasanzwe, abakristo benshi hirya no hino bari muri periyodi yo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Abari mu cyaro niyo mudu barimo, abari mu miji, abari mu mahanga, abari mu Rwanda, hirya no hino imyiteguro ni myinshi. Amazu tuba twadekoye, imihanda twayidekoye, insengero twazidekoye, ariko nta kindi ni ukwizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu n'aka kanya rero tugiye gusobanukirwa Mesiya wahanuwe se yaba ari we Yesu. Yesu yatuvukiye ate? Ese koko ni we Yesu? Tugiye kubireba uko yahanuwe n'uko yatuvukiye, ariko kandi none n'umwanya mwiza cyane tuba tugiye gusobanukirwa, tumenye neza ivuka rya Yesu, tumenye Yesu, itandukaniro hagati ya Mesiya na Yesu. Tugiye kubireba ahangaha kandi noneho turasobanukirwa. Ni umwanya mwiza cyane wo gusobanukirwa, ukamenya neza, ukinjira muri Noheli nziza. Imana yakishimwe cyane ku munsi wa Noheli. Noneho ni umwanya tugiye kumva ivuka rya Yesu Kristo, ariko noneho tumva iri jambo Yesu yongeaze mushyashya muri twebwe. Nicyo cyifuzo tugiye dufite ahangaha. Nazanye insanganyamatsiko ivuga ngo ese Mesiya yaba ari we Yesu wahanuwe n'abahanuzi? Naho tugiye kureba kandi tugunkurikiye wumva iki kiganiro kandi gisoze urasobanukirwa neza. Imana ishimwe cyane koko, igisubizo ni yego. Mesiya wanditswe n'abahanuzi niwe Yesu Kristo, naho bitandukaniye. Uyu Mesiya ni umwami wacu wagomba kutuvukira, ariko byagiye binyura mu bahanuzi bagiye batandukanye, byandikwa n'abahanuzi bagiye batandukanye, binyura no mu bahanuzi bigaragaza ko Mesiya azatuvukira. Ni ukuvuga ngo uyu Mesiya ategerejwe igihe kirekire. Inzandiko zari zihari, ibitabo bihari byamwanditseho, abanditsi bamwanditseho bavuga ngo Mesiya azatuvukira kandi azaza. Imana yakishimye cyane. Ni ukuvuga uyu Mesiya yavuzwe n'abahanuzi bagiye batandukanye. Mika yaragiye aramwandika, Daniel aramwandika, Yesaya aramwandika. Bose bandika ubuhanuzi buzaza ko Mesiya azaza. Bose bagenda bandika ko Mesiya azatuvukira. Bose barabyandika mu bitabo, yari imizingo. Ariko igihe kigeze yategerejwe igihe kirekire, yategerejwe ibinyejana, yategerejwe igihe kinini, ariko abantu benshi bahora biteguye ngo Mesiya azaza. Bari baramwanditse, abasomaga ibyo bitabo, uko imiryango ibisekuru byagendaga bihindukiranya, bahoraga bavuga ngo Mesiya azaza, kuko barabisomaga, bahora babyiteguye. Ariko noneho ibintu by'Imana, Imana bifite igihe bitegekeye n'igihe bizasohoreza. Ntabwo bamwe bamvaga azaza mu mwaka wa mbere, bamwumvaga ko Mesiya azaza ku mwaka wa 30, abandi bakuva ko Mesiya azaza ku mwaka wa 100, ariko bamutegereje ku gihe kingana n'imyaka 400 kugira ngo Mesiya agombe aboneke. Ikintu gitangaje rero muri abahanuzi, aba ba Mika, aba ba Daniel, aba ba Maraki, aba bahanuzi bose ba Yesaya bagendaga bamwanditse, bose umwe yabaga ari ukwe, undi ari ukwe, bagiye batandukanye. Ariko ikintu gitangaje, hari ikintu bose bahurizagaho. Umva ikintu gitangaje, bose bahurizaga ku bintu bizaba biranga Mesiya ubwo zaba yaje. Umwuka rero udukorera amabarumu. Umwuka wakoreraga muri Maraki, niwo wakoreraga muri Mika, niwo wakoreraga muri Daniel, niwo wakoreraga muri Yesaya. Bose badekirivaga ibintu bizaranga Mesiya ukazazaza, ukazaba ameze, byose bakabivuga kandi batari hamwe. Ni ukuvuga uwo mwuka wose wabakoreragamo abaga ari umwuka umwe. Nicyo gitangaza gikomeye. Ariko Imana ishimwe cyane, nubwo yategerejwe igihe kirekire, nubwo yari yaranditswe n'abahanuzi, nubwo yanyuraga mu bihe mu bahanuzi bagiye batandukanye bakabyatura, hari ibintu bahurizagaho byagomba kuranga Mesiya. Ikintu cyagomba kuranga Mesiya bahurizagaho, bahurizaga uko azavuka, bagahuza uko hazavukira. Si ibyo gusa, noneho bakagaragaza n'umurimo azakora, noneho bakagaragaza n'akarengane azanyuramo, bakagaragaza n'uko azapfa. Ibyo byose abahanuzi, ibyo bintu 5 babihurizagaho, kandi bari ahantu batandukanye. Uwo mwami n'ibyo bintu byagomba kumuranga, niyo Mesiya yagombaga kuza. Nta kindi bagombaga kumutegereza, baramutegereza,
igihe kirekire baramutegeza, ariko ko Imana isoza isezerano igasohora, Mesiya arangije araza aratuvukira. Imana yakishimwe cyane. Uyu Mesiya rero ntago abantu nubwo yavutse, ntago abantu bahise bamwiyumvisha ko kuko yaje, ntago abantu bahise bumva ko Mesiya wahanuwe n'abahanuzi yaje, ntago abantu bahise bategereza ko Mesiya wanditswe mu bitabo bya Mose yaje, ariko Mesiya twategereje ari Yesu Kristo yaratuvukiye. Imana yakishimwe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Yagiye yihishurira abahanuzi, yihishurira abanditsi, yihishurira intumwa kugira ngo bose bamenye neza ko Mesiya yaje. Tugiye kuganira turebe n'ukuntu Mesiya yagiye yishura abantu. Yohana ibice ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 40 tugeze ku 42 turahasanga Andreya ubwo yari ari kumwe na mwene se Simoni. Baragiye barabigishwa ba Yohana. So none baragenda mu Andreya aragenda turura amagambo abwira mwene se ati nabonye Mesiya. Imana yakishimwe cyane. Nta kindi Andreya kugira ngo ahishure iryo jambo ko yabonye Mesiya, nuko Mesiya yewe Yesu Kristo yararangije kumwiyereka, aramwisobanukira, bihuza nuko yarabisomye n'ibyagomba kuranga Mesiya. Mwiyereko Andreya yagize yahise yishurirwa ako kanya Mesiya wariwe, uko yavutse, ajurirwa umurimo aje gukora, nuko azava ku isi n'akarengane azanyuramo. Aravuga ati nabonye Mesiya. Imana yakishimwe cyane. Nuko Yesu yagendaga yihishurira abantu, ariko kandi akagenda yishurira kuko abantu benshi batazi ko yavutse. Nukuvuga Andreya nubwo yaramuhamije, ariko hari abandi mu Bayahudi batemera ko Mesiya yaje, bitewe nuko bayisomaga. Bumva ko Mesiya azaza ari umuntu ujya muri biro, yumva ko Mesiya ari umuntu uzaza afata imyanzuro abakura ku ntambara y'akarengane y'abaromani babagamo. Bumva ko ari Mesiya ari umuntu uzaza ubaha agaciro, bumva ko ntako bafite. Yumva ko ari Mesiya ari umuntu uzaca akarengane, ariko bumva ko ari umuntu uzaza ajya muri biro, ari umuntu ufite amategeko adasanzwe. Ariko Imana ishimwe cyane, Mesiya y'Imana yahisemo kumunyuza mu kiraro cy'inka kugira ngo abantu bose aboroheje nabo hejuru bamusingire. Imana yakishimwe cyane. Niyo mpamvu noneho uyu Andreya yaragiye ajya kureba Natanayeli. Ni urwo Rwanda tumaze kuri rwanditswe na Yohana naho turi. Natanayeli aravuga ngo nta kiza cyaturuka i Nazareti. Yaramusobanuriye ko Mesiya yamubonye. Yesu Kristo hano yanditswe n'abahanuzi itegeko bya Mose ko yamubonye, ariko Natanayeli aravuga ngo no ngo ese hari kiza cyaturuka i Nazareti. Nuko abantu bose ntibiyumvisha ko Yesu yavutse, ariko bari bafite ubuhanuzi. Yesaya yari yaramubahanuriye. Ubuhanuzi bwa Yesaya yaravuga ati umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ibitugu by'ubutware bizaba ku bitugu bye. Ariko muvuga byose bari babifite, ariko Yesu ko yaratuvukiye yagendaga yihishurira ubwoko bwayo, yihishurira intumwa zayo, agenda bihishurira. Imana yakishimwe cyane. Amaze kwishura Mesiya, yihishurira Natanayeli, yihishurira na Andreya, basobanukirwa neza ibimenyetso bifatika ko Mesiya wahanuwe n'abahanuzi, Mesiya wanditswe mu bitabo bitandukanye, Mesiya wanditswe mu bitabo bya Mose, ko yatuvukiye, ko yabonetse. Imana yakishimwe cyane. Mesiya rero twaramubonye, ni Yesu Kristo. Ni icyo gisubizo twari dufite ngo ese Mesiya yaba ari we Yesu? Yego, ni Yesu Kristo, ni umukiza twaramubonye, umukiza kudukiza ibyaha. Yesu yakomeje kugenda yereka intumwa ze, agenda abisobanurira iby'ubwami kugira ngo bagende bamusobanukira, kuko bari bafite urujijo ko ibyo Mose yahanye ibitabo by'amategeko bya Mose uko bagenda bamwandika bagendaga batabisobanukirwa neza. Ariko Yesu yuko byari byamwanditseho, yaje mu isi none akagenda yisobanura ubuzima bwe n'ibyamwanditseho, agenda abisobanura. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 turahasanga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Uyu Yesu yiyereka neza, yihishurira Yohana. Yohana amakimara kubatiza Yesu yahise ajya mu butayu amaramo iminsi 40. Ariko ngo yagarutse imbere ya Yohana. Akimugaruka imbere Yohana aramwishurira, aravuga ngo nguyu Yesu ukuraho ibyaha, nguyu umwami ukuramo ibyaha, mumwiringire mumukurikire. Nukuvuga yari amaze gusobanukirwa Yesu uza kuraho ibyaha, yari amaze gusobanukirwa n'umukiza ukuraho ibyaha. Yego niwe wari waramubanje kugira ngo ategurize inzira ye, ariko nawe yamusobanuraga amuvuga nawe yari ataramumenya. Ariko umwuka yari amaze kumwishurira, ahita asobanukirwa ko Mesiya yahamije yagiye avuga ari gusobanura neza iby'ubwami bw'Imana. Imana yakishimwe cyane, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Mesiya twaramubonye.
icyo musaba rero udukurikiye muri aka kanya, icyo musaba wowe udukurikiye aka kanya, Yesu azabe mu mutima wawe, Yesu azabe umwami wawe, Yesu yemera kuyobora, Yesu yemera agendane nawe. Yesu twaramubonye ntabwo yaje kudukiza ibyaha gusa, yaje kudukiza imbone zo mu mutima, intambwe zagiturimo. Umuremyi ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, ibya bintu byose bitugoya biba biduhetamishaga, amaganya y'isi agenda aduhetamisha, ibibazo by'isi agenda biduhetamisha, ibitugoye bigenda bituganije. Ariko nta mpamvu yo guhetamishwa n'ibyo byose no kubabazwa n'izo ngoyi zose. Yadukije ibyaha, ariko n'ingoyi zo mu mutima Mesiya wacu twaramubonye Yesu Kristo udukiza ibyaha. Wowe udukurikiye nkwifurije Noheli nziza, ariko wongere ugivugurure isano ryawe na Yesu Kristo. Iyi Noheli noneho tugiye kujyamo niyo kuduhuza n'umwami Yesu Kristo, tugire isano riri hagati ya Yesu Kristo, tuvugurure imirariraso yacu na Yesu Kristo. Yesu yongera abe mushyashya muri twebwe, tumwumve mu ngingo, tumve mu mitsi, abe mugari muri twebwe, tugende n'umwami wacu turuhura, agendana natwe iminsi yose. Murakoze rero, nkwifuje kujya ubana natwe, ariko noneho utarakizwa, utarakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza, ngo akuruhure indwara zo mu mutima, akuruhure imvune zo mu mutima, umwanya n'uyu. Umwanya ni wo gukizwa, umwanya ni wo kumusanga akakwegera. Mbifurije Noheli nziza, n'umwaka mwiza muhire. Yesu akomeze kuba muri mwebwe, akomeze kuganza muri mwebwe. Imana y'amahoro ibamugisha. Reka dusenge dushima Imana ko twamuhawe kandi ari umwami, umukiza, ineza, imbaraga z'Imana. Data turagushima, turagushimiye ko waduhaye umwami Yesu Kristo ngo azadukize ibyaha, adukize n'imvune zo mu mutima, azatuyobore. Yesu turakwinginze ngwino tuyobore muri uru rugendo, tuzagiye wa mahoro kandi ubwami bw'ijuru uzabuduhe. Nkweretse abatarakumenya, nkweretse abatarakizwa, nkweretse abatarakwakira nk'umwami n'umukiza. Yesu basange ubihishurire, bamenye ko ari umwami ugomba kubayobora mu buzima bwabo no kugendana nawe iminsi yose. Urakoze Kristo kubyumvishe, ibyo tubisaba twizeye izina ryawe rikomeye. Amen.